tumaga imipira myinshi APR yarayiransaga igahita iha piramide ukabona ko biteje n'ikibazo, ari nacyo cyatumaga piramide ikomeza kubarusha, kuko wabonaga ko APR imipira myinshi yageraga ku bakinnyi bamwe kabona barayiranshije, bigahita bituma abakinnyi ba piramide bayifata mu buryo bworoshye. So icyo ni bitumwe mu tuntu nabonye, ariko karite y'abakinnyi ba piramide na karite y'abakinnyi ba APR it's total different, biratandukanye mu by'ukuri, biratandukanye. So ubwo rero piramide ikomeza gukina ituje, ubona ko batuje rwose pe, bategereje amahirwe yabo. Ku munota 84 passe magique y'umusore witwa Mohamed Reda wari winjiye mu kibuga asimbuye, yaje kurekura umupira mwiza kabisa kuri kona. Nta kindi Fiston Mayele yari gukora, yari amaze gutsinda igitego mu cyumweru hagati. Ikipe y'igihugu ya Kongo ni kiriya gitego yatsinze free header. So umutwe umukinnyi ari wenyine, nta kintu umuzamu yakora, nta kintu umuzamu yakora. Umukinnyi uri wenyine, umukinnyi avec experience nka Fiston Mayele, umukinnyi wakiniye amakipe akomeye nka Azam. Twibukiranye Fiston Mayele yabaye top scorer wa CAF Confederations Cup sezo yabanjirije ishize, ubwo Yanga yageraga kuri final. Ni umukinnyi umaze kumenyera amarushanwa nyafurika, so ntabwo wamusuze stima kuri iyo level. So rero yuranga yagutsinda igitego, yaje kubabona igitego 1-1. Ntungurwa no kubona piramide nyuma yo kubona igitego ku minota 44 still bari bagishaka ibitego, bari bagishaka ikindi gitego. Match yanjye barimo kwataka. So rero igitego 1-1, umusaruro abafana ba APR batishimiye, umusaruro abafana ba Rayon Sport bo bishimiye, kuko kuri stade harabigaragaje 1-1. So match irarangira, umutoza Ean mu kiganiro n'itangazamakuru yenda kudukubita kabisa, yenda kudukubita. Wari umukino navuga ko APR ntago yitwaye nabi cyane kuri level ya football yacu. Dutegereje umukino wo kwishyura. APR ifite icyizere ko yatsindira hariya,